Yes, nanone nimenya vuba TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Hari inkuru tugiye kubagezaho y'umukobwa witwa ISIMBI Noeline. ISIMBI Noeline akomeje gukora ibidasanzwe. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Niba utarakora subscribe urimo uracikwa n'ibyo byinshi tugenda tukugezaho. Kora subscribe ubashe kuza mu muryango mugari w'abakurikirana Menya Vuba TV. ISIMBI Noeline waje guhinduka umukinnyi wa filime z'urukozasoni ndetse akaba asigaye yifotoza uko yavutse. Mu busanzwe yatangiriye muri Miss Rwanda, ari naho yamenyekaniye cyane ubwo abantu barizwaga n'ubuhamya bwe yatangarije ku Nyarwanda TV. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane abikesha ubuhamya bukomeye bw'ubuzima yanyuzemo bwagiye hanze ubwo yashakaga guhatana mu irushanwa rya Miss Rwanda 2019, ariko nahirwe bitewe nuko ibyo yasabwaga atari abyujuje. Iyi nkuru ku mibereho ye ya ISIMBI mu busanzwe yatangiriye mu ijonjora ryabereye i Musanze n'iryabereye i Kayonza, kuko aho hose abakemuramaka ntibigeze bamuhitamo mu bakobwa bagombaga gukomeza. Ubu yagaragaje amafoto y'ubwambure bwe ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avugisha abatari bake. Bamwe bagaragaza ko bamushyigikiye bati aba bari mu kazi, abandi bati ibyo si iby'i Rwanda. Bamusabye kwambara nk'uko yambaye mu mafoto yandi make aherutse gusangiza abamukurikira umunsi ku munsi kuri konte ye ya Instagram. Ubuzima bushaririye yagiye agarukaho, harimo ko yabaye umwana wo ku muhanda, umumansuzi n'ibindi byinshi byatumye imitima ya benshi imugirira impuhwe. Avuga ko yanyuze muri byinshi haba mu Rwanda no mu bihugu bitandukanye yabayemo birimo Uganda, Kenya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo. Yigeze kubwira Inyarwanda ati nabaye mu muhanda kuva ku myaka 9 kugeza ku myaka 11. Nakoraga ububoyi mu Kiyovu, nyuma naragiye nambuka umupaka ndatoroma, nta burigade y'i Kigali nigeze mfungirwamo. Nagiye muri Afurika y'Epfo gushaka ubuzima, nari naraciye mu bihugu bitatu, Mozambique, Malawi na Zambia. Nahingukiye Pretoria bwari bwije mfite ibikapu byinshi. Yatangiye gushakisha abanyarwanda baba batuyeyo, ajya i Cape Town naho ahurirayo n'ubuzima bukomeye. Ati nagize igitekerezo cyo kuba naba umubyinnyi mu kabari mu Rwanda babyita kumansura. Muri ibyo bihugu byose avuga ko ibyo yaboneyemo ubuhamya bukomeye ni Kenya na Afurika y'Epfo, kuko muri Kenya yahafungiwe amezi 9 afungurwa agarurwa mu Rwanda. Nyuma yashatse ibyangombwa asubira muri Kenya ahamara imyaka 5, yigira inama yo kujya muri Afurika y'Epfo, ariko kubera ibyangombwa amara amezi 2 mu nzira. Agezeyo atangira gukora akazi ko kumansura mu tubari itwaho. Uyu mukobwa yagarutse mu Rwanda mu Gushyingo muri 2019 aje kureba uko yabona amahirwe mu irushanwa rya Miss Rwanda, ariko biza kumwangira kuko yagerageje kwiyamamaza mu ntara 2 zose bikanga kubera kutuzuza uburebure busabwa. Inshuro zose yagiye agaruka mu Rwanda yari amaze kubikimenya bose bitewe n'amafoto yashyiraga hanze. Nyuma aza no kwerura avuga ko akina filime z'urukozasoni. Yaje no gushyiraho aho ushobora kwishyura ukareba ayo mashusho n'amafoto. ISIMBI Noeline ni umukobwa utangaje cyane. Urumva ubuzima yaciyemo, sometime ubuzima duciyemo, sometime background izacu zituma hari ibyo tunyuramo bitewe nuko wenda hari imikurire twakuze mu miryango yacu, bikaba ngombwa yuko bimwe na bimwe bihinduka. Wakibaza ngo uyu mukobwa usigaye akora bino bintu, cyakoza yagize neza abikorera mu bindi bihugu. Nkeka ko yaza kuguma hano akabikorera hano mu Rwanda batari kumwemerera kubikora nk'uko wenda ashobora kubikorera mu bindi bihugu.
ni ibintu rero bitangaje cyane. Uyu mukobwa benshi bajya bibaza bakavuga bati ibi bintu bishoboka bite ko umukobwa ungana gutya yakora ibintu nk'ibi, bakabona ari ibintu bitangaje cyane. Wenda mu bihugu nka mu Burayi, muri Amerika ni ibintu bisanzwe cyane, ni ibintu byaho ngaho bidashamaje cyangwa se abantu bumva ko ari ibintu bidafite icyo bibatwaye. Ariko mu Rwanda ubikoze, muribuka wa mukobwa wigeze kwifotoza ifoto yagiye mu gitaramo cy'umunyakameruni ukorera umuziki we mu Bufaransa, cyari cyabereye muri Beka Arena, muribuka ibyamubayeho, aho ndetse nyuma yaho haje kuba impaka zidasanzwe bavuga ati iyi myambarire ntabwo ikwiriye, ibi bintu ntabwo bikwiriye, murabyibuka neza. Icyo gihe uwo mukobwa ndetse yaje gutabwa muri yombi. Uyu nguyu rero wenda wemenya ari uko birashoboka ko ashobora kuba bikora professional, niba ari professional, niba twabyita ngo iki, ariko nanone akaba atabarizwa hano mu Rwanda, kuko abikoze abarizwa mu Rwanda namwe murabyumva ibyamubaho. Umukobwa rwose witegereje ku mafoto ye rwose usigaye ubona ko ntabwo ari nka kera, wasigaye afite amataya, asigaye afite ibintu bidasa. Wanyarukira kuri Instagram ye nawe ukirebera, ariko uyu mukobwa akomeje gukora ibintu bivugisha abantu benshi. Yifotoza yambaye ubusa ubona nta n'ubwoba afite. Ngaho rero nguko ni Menya Vuba TV, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe uri muracikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Tubagezaho amakuru ya entertainment, ya makuru y'imyidagaduro, mu byamamare, mu bantu bavugwa cyane cyane, niyo makuru tugenda tubagezaho. Ni Menya Vuba TV rero, banguka uze mu muryango mugari, kandi tuguma dushimira mwebwe mwese mwakoze subscribe. Nyagasani akomeza abahundagazeho imigisha idasanzwe. Reka rero tubonane ubutaha, muhorana nande, muhorana na Bukadifu, udahwema kubagezaho ibintu biba biri hot. Bye bye.